bagutaye mu Bwongereza mbese ntago habwirira wowe ubwo se amaboko yaba yaraciwe bimutera ibyabo nibyo nabanze guhigira. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ari ngeri reba kandi nta numwe bitabera. Kuva muri Afrika kugera muri Canada Ndaseka nkamwenyura nta kibazo, ariko uko nari naguseka nyine ni kwa kumwenyura nk'agahezo n'akatandiwe kurivura, ariko ubwo ndaseka kumva kuko nyine bindi ndamwenyura kubera Imana. Niba usanzwe urimo bakurikiranira hafi amashusho ashyirwa ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri status za WhatsApp, TikTok na Instagram, nta gushidikanya umaze iminsi ubona uyu musore uri kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga bitewe n'amagambo y'ubwenge amuva mu kanwa. Turimburwa cyane no guhitamo nabi kandi twari dufite amahirwe yo kuba twahitamo neza, ugasanga tumaze igihe kinini turira kandi ari twe twikururiye yamarira. Aya mashusho amaze iminsi acicikana ni amashusho yakuye mu biganiro byakozwe mu myaka 5 ishize. Ubundi uyu musore yatangiye kugaragara ku mbuga nkoranyambaga muri 2021 avuga amagambo yatunguraga benshi bagerageza kuyasanisha n'uyavuga. Gusa benshi batangiye kumenya muri iyi minsi ko ari bwo ayo mashusho yatangiye kubica bigacika, nubwo ari amashusho amaze imyaka 5 yose. Uzi ko uhabwa igihano cy'urupfu ku bihugu bibaho, ariko mbere wawe we wenyine akaba ari uhagera tu we wenyine hahandi isi yose yagutereranye, ariko niho hatera intambwe akahita higera akavuga nyine tu akakwihanganisha akanagufatisha no kuri Bibiliya akagusubiza ibyiringiro akubwira atahugiye n'ubundi si wowe wenyine uhagiye. Hari umubyeyi urutose ngiye niziza n'umunsi w'abagore. Yitwa Kimangwema, niyo mazina yamenyekanyeho. Uyu ni umusore ufite experience ku buzima, ahanini biturutse ku buzima bugoye yanyuzemo kuva akiri umwana muto cyane. Ibintu bizuzwa n'amagambo y'ubwenge yagiye avuga mu biganiro bitandukanye yagaragayemo, abantu bakavuga ko ari amagambo afitanye isano n'ubuzima yanyuzemo. Kuva mu buto bwe uyu musore yakubiswe inkoni nyinshi, izigaragara n'izitagaragara, afunga inshuro nyinshi kubera kugirwaho ingaruka n'amateka mabi yatumye umutima umuyobereza mu nzira z'umwijima kugira ngo abashe kuramuka, nk'uko turaza kubireba. Kimangwema nkubwira yamaze imyaka isaga 10 ku gasima isi mukaranga, ariko uyu munsi yishimira kuba ari mu gihugu cya Canada. Ibintu byagora benshi kwiyumvisha uko byagenze kugira ngo yisanga aho hantu. Nawe ubwe iyo umubajije uko yisanze muri Canada ntibimworohera kubigusobanurira, ahubwo mu magambo make akubwira ko nk'uko agacupa karerembera hejuru y'amazi, ariko nawe yisanze muri Canada. Nubwo nta mpamvu n'imwe yari afite yashoboraga gutuma yizera ko Imana izamuhindura ubuzima, gusa yizeraga ndetse akavuga ko umunsi umwe izuba rizamurasira. I hope one day sun will shine. Imbere cyane izuba rizamurikira ari ngeri reba. Ariko se ubundi uyu Kimangwema ni muntu ki? Ni ubuhe buzima bukakaye yanyuzemo kuva mu bwana bwe, kandi byatewe n'iki ngo abwisangemo? Ibyo byose n'ibintu ufitiye amatsiko nibyo ugiye gusobanukirwa binyuze muri iki kiganiro. Ikaze rero kuri Rugwiro Empire mu ruganiro rw'inkuru zibanda ku mateka n'ubuzima bw'ibyamamare. Ikaze kandi ku gicumbi cy'inkuru zuje cyanga. Iyandikisha kuri uyu muyoboro ukanze subscribe niba ari ubwa mbere uhageze, kugira ngo utazajya ucikwa na byinshi byiza tugutegurira binyuze kuri uyu muyoboro. Nukunda kandi iyi video ukande like. Ngiye nitwa Obed Rugwiro. Ikaze nanone. Nyamuneka niba uri umu content creator cyangwa uteganya kuba we ukaba ujya uhora wibaza uko abandi bakora ibintu byiza mu buryo bw'umwuga ariko wowe bikaba byaranze, ndagira nkubwire yuko buri kintu kimwe cy'ingenzi: ibikoresho bikwiye. Ibi rero nibyo mu cyanzu Kejeli Store batwegereje, aho bafite buri kimwe cyose umu content creator yakenera, kuva kuri microphone zifata neza amajwi zigura guhera ku 12,000 by'amanyarwanda gusa kuzamura, bakagira izo utumadikano wakoresha muri interview na comedy, kimwe n'izo wakoresha ukora documentaire nk'uku kwanjye. Bagufitiye amatara ya kamera y'ubwoko bunyuranye, tutibagiwe na stand za telefone, kamera, itara ryayo n'ibindi. Uzakarusho se nuko babanza kukugira inama y'ibikoresho byakugirira umumaro bashingiye ku bwoko bwa content ukora. Twiri comedy rero iyi microphone ni yanyu. Murakoze cyane.
tugiye kubahata komedi ukebwire. Nyamuneka sura website yaba ari icyanzu.com wihahira ibi byose cyangwa se ubahamagare kuri nimero reba kuri ekra yawe babikugezeho aho waba uherereye hose mu gihugu nta kindi kiguzi kiyongereyeho. Bakorera mu mujyi wa Kigali hafi n'inyubako yo kwa Makuza. Amazina ye ni Shema Jimmy, gusa yamamaye ku izina Kimangwema. Kimangwema ni izina yahawe n'abana babanaga ku Gasima, ikaba izina yahawe ngo bagendeye ku myitwarire ye yahuraga n'iy'umuntu witwaga Kimangwema wabayeho mu kinyejana cya 19. Kimangwema cyangwa se Shema Jimmy yavutse tariki 16 z'ukwezi kwa mbere mu 1996. Avukira mu buhungiro mu gihugu cy'u Rwanda kuko ariho ababyeyi be bahungiye bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Avuga ko kuvukira ishanga byongeyeho kandi akanisanga mama we umubyara ari umupfakazi ari ibintu byatumye isi mukaranga, abaho ubuzima bushaririye bwatumye ku myaka y'10 ajya kuba mu buzima bwo ku muhanda kuko ngo yarebaga agasanga ni imfura ariko idafite ikimariye urugo, bituma yigira inama igira iti reka mere musigire ibifu by'aba petit frere asigara byitaho njye kwihigira mu mihanda ya Kigali. Mu 2006 ubwo igikombe cy'isi cya 2006 cyari kimaze kurangira, ku myaka y'10 nibwo yatangiye urugendo rwo kuba kure y'ababyeyi. Mu yandi magambo nibwo yatangiye ubuzima bwo ku muhanda. Mu 2008 Kimangwema yaje gukurwa mu muhanda ajyanwa mu kigo cyafashaga abana bo ku muhanda cyitwaga Les Enfants de Dieu. Bitewe nuko rimwe na rimwe bamwe mu babaririshaga inkoni, byaje gutuma muri 2009 nyuma y'umwaka umwe gusa atoroka icyo kigo yisubira mu buzima bwo ku muhanda kuko ngo yatekerezaga ati aho kugira ngo nkubitwe inkoni z'ubusa najya nzikubitwa narashe boro y'umubosi. Avuga ko bwa mbere bamutwara mu nzererezi yari afite imyaka 11. Icyo gihe ngo yajyanwe kwa Kabuga ahamara amezi 6. Avuga ko bwa mbere yisanga mu kigo ngororamuco yabonye impamvu yo kwiyakira kuko we nubwo yari imfubyi ku mubyeyi umwe, mu gihe hari abo yabanaga nabo muri icyo kigo bari imfubyi ku babyeyi bombi. Avuga kandi ko n'ibikomere by'umutima bitari bimwe kuko harimo n'abarwanaga n'ibikomere batewe na jenoside kandi akabona bamurusha kwiyakira, ibyo bigatuma nawe yiyakira. Avuga ko yari inkoni zitabarika bitewe n'uko inshuro nyinshi yakundaga gufatwa yibye ugasanga isoko ryose ryamuteraniyeho, ndetse ngo ahari aba yarapfuye nuko ngo yari umwana batamukubitaga nk'umuntu mukuru. Muri 2014 ku myaka y'17 ari hafi kuzuza 18, Kimangwema yajyanwe Iwawa ajya gufata amasomo aranatsinda, gusa ngo guhinduka biranga kubera kugorwa no kwibatura ingeso mbi zari zaramubase mu buryo bukomeye, ibintu byatumye yongera kwisanga imihanda. Avuga kandi ko nubwo guhinduka byari byaramubereye ihurizo rikomeye, gusa ngo mu mutima we yahoraga yibaza ati ese ni gute ubuzima bwahinduka nanjye nkabona impinduka zingezeho, kuko ngo hari abana yagiye abana nabo mu bigo akabona barahindutse basubiye ku ishuri bakamucaho ari ku muhanda bakanamusuhuza yewe akabona baranaberewe, gusa ngo muri we akibaza impamvu ibyo byiyumviro bitamubamo. Muri 2017 Kimangwema yongeye kujyanwa Iwawa n'ubundi akora ingando arayirangiza, birangira afashe umwanzuro wo kutongera gutaha mu mujyi wa Kigali, aho gafata umwanzuro wo kujya mu muryango yongera kubonana n'umubyeyi we ndetse n'abavandimwe be bari bamaze igihe kirekire batazi aho aherereye. Avuga ko yarushagaho gutekereza ku bana babanaga mu bigo bari barahindutse no ku hazaza he n'uburyo yahubaka, kandi akabona kuhubaka bidashoboka mu gihe kinywakore n'urumogi byagendaga bimuha impinduka gake gake. Nubwo kuva mu buzima bwo ku muhanda byamugoye, amaze kuhusezera nibwo yatangiye kwicuza kuko ngo akurikije igihe cyose yabumazemo iyo yihanganira ubuzima yarabayemo akaguma mu rugo, muri iyo myaka yose yamaze ku muhanda aba yaragize icyo ageraho gifatika. Ati naricuje ndavuga nti iyo nihanganira ubuzima nari mbayemo nkaguma mu rugo mu myaka 11 mba narageze ku kintu gifatika, kuko burya guhunga si wo muti, kuko burya ihunze utarwanye kiba ari ikibazo usize ugomba kuzagaruka ukagiheraho. Uyu munsi wa none Kimangwema ashimira Imana mu buryo bukomeye bwo kumukura mu buzima nk'ubwo, ndetse akanayisaba ko icyizere yamugiriye yajya igikwirakwiza no mu bandi bana bo ku muhanda. Kimangwema kandi ashimira fondasiyo yitwa Mind Labs kuko ngo nayo yagize uruhare rukomeye
mu mpinduka zabaye ku buzima bwe, akanashimira byimazeyo fondateri wayo witwa Rebecca Davis kuko ngo yamubereye umubyeyi ndetse ngo iteka ryose azahora amwita umubyeyi, kuko ngo aho muri Mind Lips ni naho yigiye gusoma neza cyane anigishwa n'icyongereza. Burya koko ngo nta Imana itagukura kandi nta naho itakugeza. Kimangwema waciye mu buzima butamuhaga icyizere cy'impinduka n'ubuzima bwiza, ubu ari kumwenyurira muri Canada, icyizere cy'ubuzima bwiza kirasembereye. Ni nuko dusoje, ari nako tugushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obedi Rugwiro, mwakoze kubana natwe, mukomeze kugira ibihe byiza, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.